twese twishime kuru y'umusingiza yajwemo. Nta muntu winjirira Shyirambere atari intwari nka Shyirambere. Haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo nanjye nyine sinzabura kuhaba. Urukundo umuziki ari cyo n'ibihe bihora bihinduka bihindagurika kugira ngo Imana izajya ikomeze kibe ngarukamwaka nk'uko babivuze kandi kizubakira umwuka ukomeye hagati mu twese twishime kuru y'umusingiza. Soma duhereye kuri riri mu bice 17 umurongo n'ubundi wa 17 haravuze ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu mashimye nawe twishimane nawe kuko inshuti zikundana ibihe byose. Hanyuma rero turasoreza kuri uyu uri mu bice 10 ndikuvuga nibuta natekereje ko iminota ari mike. Ibice 10 turaza gusoma umurongo wa 22 haravuga ngo umugisha w'Iteka atanga uzana ubukire. Haleluya. Umugisha wose ujya kumera n'amahirwe kandi amahirwe asekera buri muntu wese, ariko amahirwe ashobora kuza agacika kandi ujya wumva bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Kandi kuba icyumba cy'imiryango hari indirimbo ivuga ngo nanjye nyine sinzabura kuhaba. Nakwirirwa nitondera ngo nanjye nyine sinzabura kuhaba. Sikewe wenyine n'imwiza. Jewe nyiraranza ikirondafura cya Shyirambere. Nkurikira Manuel murakoze. Maze kumva Shyirambere uwo ari we kuko ubu ngubu ari hano ari muri twe. Hari aho wavuze uti turavuga ibyo twumvise ariko hari abavuga ibyo babonye nyirizina bamukozeho bamwirebeye bamwiyumviye. Mwumvise rero biblioteki iri hano kandi ndagira ngo mbabwire ngo Shyirambere yarinjiriwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Shyirambere yajwemo, ariko uko kuzwamo nta muntu winjirira Shyirambere atari intwari nka Shyirambere. Haleluya.
mpamvu turi buze kugira umwanya na nawe bakumbuze umwanya w'amaraso mashya twakiriye mu muryango wa kandi ndagira ngo mbatangarize ko nta muntu wo mu muryango wa Shyirambere yigeze yinjiza imbwa kwa Shyirambere. Harimo rero harimo umwe muri twe ntabwo ndi bumuvuga amazina nta nubwo ndi noneho tukajyana nyimutwaje aho bayimushyiriye akicara nanjye nkicara imbere ye ni birebire ariko hari yenda ushobora kuzabona umwanya cyangwa se sinzi niba urawufite uyu munsi tukagira ibyo tuvuganaho cyangwa se tuzanyurwa kuko uyu mwanya ni uwo kwibwirana. umukuru w'umurimo ni Jean Claude Rutiganda, ntabwo turi kumwe hano, atuye mu yindi province. Ndatekereza ko ubwo nawe ashobora kuba yabikurikiranye niba hari kuko akenshi aba adahari. Turanezerewe rero kubw'uyu munsi mwatekereje, Imana ikabafasha ikawushoboza, Imana ibahe umugisha kandi n'intambwe idasubira inyuma rwose. Hano hari abuzukuru banjye niko yuko nubwo babinditse tuko umuhungu mukuru wanjye hanyuma akaza wundi ngwino Astrike amashyi menshi cyane umutoya abantu wa gatandatu kwa mukecuru. Murakoze nk'uko umuyobozi wacu abivuze, nyine dufite abandi bavandimwe ababa mu Rwanda nitwe babiri, hanyuma abandi baba hanze. Ubwo rero twagize amahirwe asumba ayandi. Njye mukuru w'isibo ya NBF, hanyuma nyine y'abantu ari babiri, nyine umwe aba umuyobozi undi akaba umuyoborwa. Rero ndamuyoboye kandi akananyungiriza. Hanyuma twagize amahirwe akomeye cyane yo kunguka musaza wacu. Urumva ko amakuru ntabwo tuba twayihereranye, na mama arabizi nyine ko twungutse musaza wacu, ndetse ubwo ni murumuna wanjye akaba mukuru wa Yvette, na abana babiri ubwo ba mukecuru arabazi. Niyo mpamvu twifuje kubana namwe muri rusange muri iki gihe kugira ngo natwe batugaragaze nk'abana abuzukuru kwa Shyirambere, kandi natwe tukumva dukwiriye kuzana imbaraga dufite tukazihuza muri rusange. Nifuza rero ko muri rusange Mariza na Nyiramariza ni bashiki banjye, tubana mu mujyi wa Kigali. Ibyo dushoboye turunganirana, uri Butare nawe ibyo dushoboye nawe turunganirana, ariko ntabwo twari tuzi yuko hari abantu bangana gutya bashobora guhuzwa n'umuntu umwe bakomoka mu muryango umwe. Ngira nk'uko byavuzwe ni ikintu kitoroshye. Ngewe navuze ngo ndi umushumba, ariko nasanze ngiye muri famille yanjye ntabishobora, muri imfura mwiha amashyi rwose. Ni ibintu bidashobora abantu benshi, uramutse ubyitegereje. Nakibonye ari igikorwa nkibona bakeya nahuye nabo uko umunsi bahuraga bateguye iki gikorwa, narahageze gato nje kureba abari bahari ndabasuhuza ndagenda. Ariko twagiye twibaza ngo twebwe byashoboka ko muri famille yacu biko nguko, ese byashoboka ko abantu bashobora guhuza ubumwe, abantu bakava Nyaruguru, ndahazi ni kure cyane, abantu bakava za Bugesera, abandi bakava mu mujyi Muhanga n'utundi duce dutandukanye, bagahurira hano i Kigali kugira ngo bamenyane. Ntabwo ari ikintu cyoroshye rero. Sinzi muri twebwe abakuru barimo uwaba yarigeze abonaho iki gikorwa cyabaye, akaba ari modeli yabayeho. Njye n'ubwa mbere nakibonye, ariko Bashyirambere ni hamaze urwego rw'isuku wakangahe yambahuye kuko rero babivuze abantu bagiteguye bakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Iki cyarandenze, nigeze nganiriza madamu namubwira ngo uyu ni umunyakigali, yewe ndi umuturage w'Ikibungo, ariko n'abantu nk'abo i Kigali ibi ngibi bakoze babishobora.
arambwira ati uretse Imana yo mu ijuru amanuka ikabyikorera njye ntabwo nabibasha. rero dushimira hanyuma musaza wacu turamushimiye ku bantu bazi Olivier ngira ngo ni fotokopi ku bantu rwose bazi Olivier n'ubunini n'uko ateye ni Olivier muri makeya kandi akaba na ya bose ariko hari abantu bakomezaga twabikora gute se twahura gute nkumva bibaraje ishinga ndagira ngo mbashimire abakwe twicaranye hano mbashimire n'abakazana twicaranye ahangaha nubwo tutaraberekana abenshi barabyumvise amarira aragwa abandi barabyumva bajya mu mwuka abandi barabyumva aba babyeyi ndagira ngo mbabature bano bari hano nongeyeho na mukecuru Bernadette uri hanze barabyumvise baravuga bati kabone nubwo twagenza gute twasinzira dusize umuryango wacu utazimye ufite ikintu kigerwaho. Ayo ni amagambo Mereni yambwiye ayambwirana na mukuru Lazaro wambwira yarambwiye ati iki kintu ukoze kizaba koka mu kibihe byose. Ndagira ngo mbabwire ngo abamubona rero nabamfashije kurara amajoro nabamfashije kubigira ibyabo abamubona birukanse n'ahatirukankwa abamubona bamwe bagiye igisoro n'amaguru ari cyo kibajyanye abandi bashyizemo amayinite abandi barahamagaye kugira ngo tube twibona hano n'imbaraga z'abantu bantu mu bamera amashyi. Ndi perezida rero wa kino gikorwa n'icyo kiyoboye kino fondasiyo visi perezida ungwa mu ntege ntahari umuvandimwe nawe ni mumumpera amashyi. Turatekereza tumaze gutekereza tubona ko niba tubona ijambo ngo rubangura house twese ntituhazi niba duca ku isoko tukabona ngo Nyamasheke Rwanzori modern market uwo ni umugabo witwa Rwanzori niba tujya kwa Mutangana ririya soko ryanditseho Mutangana niba tujyeba ngo Nyirangarama Sina Gerard entreprise mbese abo bantu bafite amazina akomeye hamwe n'aba bantu twaricaye dusanga Shyirambere nawe agomba kugira izina muri iki gihugu. Yagira amakwasiteri yagira ama etage yagira amazu menshi yagira entreprise aba bantu ubu mubona ino mitwe y'abano bantu ntabwo ari yo kwikorera ifumbire n'icyariro mitwe yabo si yo kogoshwa ndagira ngo mbabwire ngo iyi mitwe y'abano bantu yaratekereje ibona ko hakwiye kujyaho SUF ifite ingufu kandi izaba ifite n'agafaranga igihugu cyose kigakenera Shyirambere Unity Family. Lazaro
mu ntege nkeya mu kazi niba ari nyirasenge kazi mura mu kazi njya gutyo ariko sinzi uburyo ndi bubivugemo reka mpamagare mukecuru mu mbaraga nkeya afite imbaraga nyafite ziramwemerera guhaguruka ahagararire ku kabarekezi atambuke akwakire mu muryango aguhereza impano wagenewe kugira ngo uze uri muri uyu muryango natambuke yagira ngo mpamagare abantu bageze ikirenge mu cy'umubyeyi witwa Koreta, abantu bahuye n'ibitomo dore ko abashyira mbere bayigira abantu barambagijwe bunga mu kirenge cyabo cya Koreta. Koreta ni uko wa mbere wagaragaye kubashyira mbere amasengesho kwizerana no gufatanya ubutatu bugize umuryango kana madame na bebe sanzozi zacu uyu munsi zabaye impamo amasezerano y'Imana arasohoye ku mugaragaro ubuntu wanjye ndagira ngo mpamagare wahoze umuco nyarwanda wahoze hanyuma waje gucibwa na rujukuru
uzi ukundi muzi icyo ari cyo ni ibihe bihora bihinduka bihindagurika ibihe bihindi abantu bava muri ibi bajya muri ibi bibagirwa ibi bafata ibyo ngibyo rero nanashatse ko tuganira ku kintu cyitwa umuco uko umuco wahoze kera umuco w'umuryango na ba data na ba sogokuru batarabaho kugeza ubwo nabo basaza ariko umuco w'umuryango imiryango ni myinshi ariko umuryango ukagenda ugira umuco wawo ukagenda ugira umuco wawo iyo bishoboka nari kuza kubaganirira imibereho ya Shyirambere ya Ntirimeninda maze hanyuma nkaza kugera no hirya ngasunika nkigira hirya maze nkaza kugaruka nkagera ahangaha nagera ahangaha ntabona amaboko abiri uradukumbuje murazi none umwanzi w'igihe ni amasaha ariko icyo nababwira hari umwana uherutse kunjombira ikwasi anjombira ikwasi ku matwi arayatora atoye asanga hateyemo amashashi ibikwasi byanga guhiga reka mbabwire uwo mwana ni umwana utari umushyirambere ariko ni umwana w'umuturanyi wo mu baturanyi yaraje asanga aho nicara hari ahantu nicara imbere y'umuryango ku rutabo noneho uhashatse ubishatse akaza akanyicara iruhande usanga aho ntuye ni mu gasantere usanga abantu baza umwe atinje kukubaza ikibazo kinini aho ikibazo akakibaza ntabwo kuri umuntu akaza ati ntabwo kubabaza ikibazo kinini umwana akaza ati nagira ngo mumbwire ikintu kinini bose nkabasobanurira kuko ndetse kubeshya kuri uwo musozi dutuyeho witwa ku bitaro abahageze ejo bundi mwarabibonye kuri iriya tariki mbi ariko kandi sinambi burya ni nziza mwarahabonye ni jyewe mukuru ufite imyaka igiye hejuru uhasigaye kubera iyo mpamvu nkunze gukemura ibibazo byinshi rero bavandimwe uwo mwana yaraje abaza ibibazo yambajije murasanga ari byo twiriwemo murasanga ari byo bitwicaje ahangaha kugeza muri aya masaha muri rusange ari byo byatunejeje bamwe bagaturuka i Nyaruguru abandi bagaturuka mu majyaruguru hano tukaba turi akagurupe kamwe twese kwitwa bene Shyirambere nagira ngo mbabwire ko mu wundi muryango nta wundi muryango wari bwakora iki gikorwa twakoze uyu munsi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro uwo mwana yarambwiye yaraje aricara iruhande yari umwana w'umukobwa mukuru ariko urumva ni mukuru aranabyaye ati rero muzehe ni hari ikibazo cyangiye nshaka kukubaza uraho ikibazo ati ndashaka kukubaza ati harya papa wawe yitwa nde papa yitwa Shyirambere kuki mwebwe bene Shyirambere mwagiye mugatura ahantu hayo nari ncyoroshye namubwira nti nuko ariho twari dufite isaha ati none se ko muvuga ngo muri bene wabo n'abariya bo haruguru yabo mukaba buriya hariya batuye muhafite amasambu nta masambu abahehe aha ati bo nje kukubaza ikindi kibazo impamvu
ngiye kukubaza muvuga ngo muri abana akababwira ariko twebwe abantu nyamwinshi ntabwo tubyemera kubera mpamvu ki ubwo n'igihe nabazaga kubera impamvu ati impamvu ni nyinshi ndikubwira ingingo ya mbere mwebwe muritonda mukagira imico myiza kurusha bariya mwita bene wanyu ikindi cya kabiri ntabwo musa kuki mudasa ikibazo cya gatatu kuki mureshya mucyo ntimuvuga kimwe bariya baracanshamirana bariya bahorana amatiku ariko iwanyu ntabwo tubumva amatiku bariya ni abantu bafite isura idasa nawe mwebwe mufite isura yayo n'utundi tubazo yambajije nageze aho ngaho numva agiye kunjomba ibikwasi noneho amatwi zana utwuma nshyiraho kugira ngo najombe igikwasi kidahita abura aho akijomba nagiye muha udusubizo tutamunyuze nanga kumumenya yigeze kumbaza ikibazo nahanyuze mbasuhuza abaza mama watese ati sogokuru yasaga ati sokuru yari inzobe none se yari muremure nk'uyu mama we aramusubiza ati nawe yari muremure mu rwego ruciriritse none se sogokuru nawe yagiraga imico myiza nk'uyu ati nawe yagiraga imico myiza ese ubwo ni ukubera iki data Shyirambere ubundi yitwaga mico myiza yitwaga mico myiza bari bararimwise abaturage yitwaga mico myiza none dore tuzamuye umuco wo kwa mico myiza rero ku by'ukuri ntavuze byinshi twazaga tuziga ikintu cyitwa umuco icya kabiri nari nateguye ni imiterere ubwo n'imvano imibereho ya Shyirambere na Ntirimeninda byaba bishoboka tukinjira hirya tugasubirayo tukinjira hirya tukagera no mu mpinga ya Musumba kwa Nyamusogazi bwugiye imahira ubwitabire yayige nshimira perezida w'Abashyirambere Imana yamutoye nuko wamuhingi yabwiye uwo musenyeri ati we wakugize musenyeri agenda ko kura bikwiye mwana wanjye uzahora mu butwari uzahora mu butwari umuco wacu urashaka ni gota masenge umuco wacu Yeah.
gukomera hagati muri twebwe. Nigeze kubabwira ngo ni ubwa mbere nabonye ibi ngibi kugira ngo Imana izajya ikomeze kibe ngarukamwaka nk'uko wabivuze kandi kizubake ubumwe bukomeye hagati muri twebwe. Mana y'icyubahiro, Mana tubutwaye n'ubushobozi, imbere yawe ndi umukozi wawe kandi ndi umuyoborwa. Niyo mpamvu turi imbere yawe turimo kuvuga ngo Mana kuko wakoze byinshi, n'uyu munsi waturemeye ikindi gikorwa. Amaso yacu mu bintu tutarakurwa mu mwuka, kandi kugira ngo tuvuge ndetse tubwire n'abariho ibyiza badukoreye bakiriho bagihumeka, tubabwire ubutwari bwabo, twongere tunibuke n'abandi batubanjirije mu bihe byacu. Urakoze ko byose wabyitegereje kandi ukabishyiraho ikimenyetso. Uyu muryango tuwuhuriramo twegeranya ubushobozi kugira ngo tuzahurire aha ngaha twongere kubona bene data n'abashiki bacu tutari tuzi, babyeyi bacu twongere kubabonesha amaso yacu tutari tubazi, abandi bari babaherutse, bana bato bavutse hagati muri twebwe ntabwo bari baziranye, ariko shimwe ko kuno munsi iki gikorwa gitumye bamenyana. Nyemerera umwe kububaka uyu muryango, wubake mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, kandi mu bihe byose bari imbere barimo kuvuga ibyawe bajye bibuka yuko gutabarwa kwawe kuri hagati muri baragenda n'amaguru cyangwa abandi basigara aha ngaha barimo kunezeranwa bavuga imirimo n'ibitangaza byawe, ariko turamburire ukuboko mu nzira tugiye gucamo, uturinde agisida n'ibisa nabyo byose, uturinde amarira n'ibisa nabyo byose, tugirire neza, uturinde umutekano, dufite ku macumbi turongera dupfukame imbere y'ibitanda byacu muri salo z'iwacu, twongere tuvuga gukomera kwawe, kandi aho tuzakandagiza ibirenge byacu hose tuzavuga ibyo twabonye kuri uyu musozi. Watubwiye ngo tuzakandagiza ibirenge byacu hazaba hacu, aha naho habaye hacu guhera uyu munsi. Nyemerere tubasabire umugisha uko bitanze batwakira mu nyumba yabo, igihugu cyo mu ijuru nabo kizabakira urugendo rurangiye. Abasaza n'abakecuru bazasubira i Nyaruguru, nyemerere uzabarindire mu modoka basubirayo, nabo nibagere bazabwire aho bazasanga ibyo bakoresha mu gihe nk'iteka ryo mu izina ry'Imana Data Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Umugisha. Uri mwiza Mana kandi urateguje. Ni
amashimwe kuru y'umusingiza